Pasiteri yambara rinete z'amaso yarangiza akajya yirirwa arimo kubwira abantu ngo Yesu akiza indwara zose. Mperutse gukora video ndi kwibaza nti ese nuko bera iki abapasiteri bakorera ibitangaza mu nsengero gusa, ntihagire umupasiteri ugenda ngo ajye mu bitaro abarwayi bose akora ibitangaza ababyutse. Noneho hari umugabo waje, niba ari umupasiteri niba ari umukristo w'imbere simbizi, yarambwiye ngo wowe ibintu uvuze nta bwenge ufite, uri ikigoryi cyane, kubera ko ngo na Yesu abantu yakizaga ngo babaga bafite ukwizera, mbese kugira ngo ubanze gukira ugomba kuba ufite ukwizera, ntabwo wakira udafite ukwizera, bityo uri ikigoryi cyane. Niko yambwiye muri comment, sinzi niba na comment ndi buyishyire hano uyirebe. Mpita nibaza nti umuntu ararwara akajya kwa muganga, nta n'ahandi hantu ushobora gusanga amasengesho akomeye cyane nko kwa muganga. Ariya masengesho yose bayavuga batizeye ko bashaka gukira. Uriya mupasiteri urwara akagenda akajya kwivuriza mu mahanga n'urubyaro rwe n'abana be, nta kwizera baba bafite uko gukira. Umupasiteri urwaye amaso yaranze gukira, ahora yambaye amarinete, nta kwizera aba afite ku buryo ashobora gukira. Nimumbwire ngo kugira ngo ubashe gukizwa n'ibitangaza nka biriya abapasiteri bakorera mu nsengero, nuko ugomba kuba ufite ukwizera. None se abapasiteri bamwe nta kwizera mugira? Hoya, abapasiteri mutarya umunyu bawukuyeho kubera ibibazo by'ubuzima n'isukari, nta kwizera mufite kugira ngo mukire hanyuma babashe ibyo bintu bibashe gukunda? Cyangwa hari ikindi kintu kibyihishe inyuma? Uramutse ukunda video zanjye nkugezaho umunsi ku munsi ukaba ukoresha TikTok, ushobora gukora kuri iyi buto ya subscribe ahangaha, ubundi ukabona video z'umwihariko nzajya nkugezaho umunsi ku munsi.